Kurikira ak'umunsi aho tumaze iminsi itari mikeya tugaragara hano ku rubuga, ariko tukaba tubizeza yuko twagarutse, tukaba tugarukanye imyanya yose ikabakaba 100 ku rubuga rwa Mifotra, aho hariho imyanya ikabakaba 2307 mu kigo cya Rwanda TVET Board. Nubwo bigaragara yuko ari umwanya umwe uba washyizweho, ariko imyanya yose ikenewe ku isoko ni 2307 yose nk'uko bigaragaza muri sisitemu yabo. Hanyuma rero katurebere hamwe imwe muri iyo myanya nshobora no gukonseyaho abantu benshi kuba bakwapurayingaho. Hariho umwanya wa patron and matron, akaba ari umwanya ukeneweho abantu benshi bakabakaba muri 200. Hanyuma rero mukaba mwashyiraho umwete wo kuba mwakwapurayinga kuri uyu mwanya, cyane cyane yuko badasaba na degree zirenze. Igisabwa ni ukuba wararangije byibuze icyiciro cy'amashuri yisumbuye ufite AD. Ntabwo basaba ngo wize imibare, wize biology, wize ibiki, ahubwo kuba ufite ino degree biraguhesha amahirwe yo kuba wakwapurayinga kuri uyu mwanya. Hanyuma rero reka tumanuke hasi turebe imwe muri iyi myanya 100, ariko hano nk'uko mba nabibabwiye abari poste ntago biba bihuye n'imyanya baba bakeneye. Hanyuma rero ku bantu bakoze ku bijyanye na digital ambassadors, nabo hano hariho amahirwe menshi yo kuba wakoraho application, aho ushobora kugerageza amahirwe yawe. Gusa reka twigire mu kigo cya Rwanda TVET Board, aho bongeye gushyira amahirwe menshi, baha amahirwe abantu rwose bize ibijyanye kuri degree zitandukanye, yaba muri kaminuza cyangwa se yaba muri segonderi, aho ushobora gukora application mu buryo bworoshye. Hanyuma rero nk'uko mubizi mu kigo cya Rwanda TVET Board bakenera aba trainers. Muri aba trainers rero harimo nk'ahanga muri kubona kuri trainer of land surveying, level ni 8.2. Ngira ngo hari amafaranga bahembwa kuri no level abantu benshi bamaze kuyamenya, ariko kugira ngo wapurayinge kuri uriya mwanya murabona yuko atari ibintu bigoranye cyane. No kuba byonyine ufite advanced diploma in engineering surveying cyangwa se advanced diploma in land surveying, ukaba wakwapurayinga kuri uyu mwanya. Ahangaha rero ntabwo bakeneye umuntu umwe nk'uko nabibabwiye, hakeneye abantu benshi kubera yuko aba batrainer baba bakeneye muri institution. Rwanda TVET Board bifite ibigo bigiye bitandukanye, rero bakeneye abarimu bagiye batandukana. Nk'uko nagomeze mbibabwira rero, hakenewe imyanya cyangwa se imyanya igomba gushyirwamo abakozi ni imyanya 2307. Hanyuma rero undi mwanya nshobora kubakonseya kuba mwakompeta kubera yuko bakeneyeho abantu benshi ni umwanya wa public work. Public work rero reka turebere hamwe naho ibiba byaba bisabwa kugira ngo abantu bamashe gukora application kuri uyu mwanya, kubera yuko murabona ko ari level ya 0.1. Bibutse yuko rero aya ari nk'andi mahirwe aje adusanga twebwe tutarabona akazi. Bibutse yuko muri Mifotra rero utapfa gukoramo application mu gihe waba ufitemo akandi kazi, kubera yuko bagiye babihuza. Bisaba byibuze kuba ufite experience y'imyaka 3 mu bijyanye na post ushobora kuba uri gukoreraho. Hanyuma rero kuri uyu mwanya wa public work nk'uko muri kubibona, birasaba kuba byonyine ufite iki. Katurebere hamwe. Birasaba kuba ufite advanced diploma in civil engineering, advanced diploma A muri public work, advanced diploma A in technology highway engineering, cyangwa se ufite advanced diploma A in civil engineering. Hanyuma rero aha naho bakeneye abantu barenze umwe, niba ndi kwibuka neza ndaza kubareba kuri profiling, ariko ahangaha nabonaga bakeneye abantu 13 bose kuri public work. Hano rero nubwo bashyizeho umuntu umwe, ariko mwumve yuko ari imyanya myinshi. Hanyuma abize automobile, kuri automobile naho ushobora gukora application, kandi bibutsa yuko iminsi isigaye kugira ngo application irangire ari iminsi 5. Rero mushobora kugerageza amahirwe. Hanyuma kuri uyu mwanya ho barasaba ko ufite advanced diploma in vehicle engineering, advanced diploma in automobile technology, ufite advanced diploma A in automobile and power engineering, ndetse na advanced diploma in heavy machinery. Hanyuma reka dukomeze turebe no ku yindi myanya. Mukomeze mukore ak'umunsi, mu sharing, mukore subscribe.
iyi channel rwose ni iyanyu, ni channel y'akazi. Murabizi yuko tugenda tubabwira amabanga menshi. Hari abagiye batubwira bati se ko dukora application twaruje profiling 100%. Ni ikosa kuzuza profiling 100%, kuko iyo wuje 100% ahangaha system bivuga uti uno muntu yabaye full package. No kuvuga ngo nta kintu ugomba guhinduramo, ahubwo cya kintu washyizemo nicyo kigumamo. Uzuza profiling yawe rero, mwabonye yuko igejeje byibuze profiling kuri 68% uba wemerewe kuba wakora application. Wirinde rero yuko ntuza yawe izageza 100% mu gihe utarabona akazi, kandi mu gihe ukeneye kuba wahindura. Ikindi kandi iyo uje iyo ntuza yawe guhindura ntabwo bikunda mu gihe uramuka ufite akazi cyangwa se muri system uri employed. Icyo gihe ntabwo ukora kuba wachanginga kwa kuni diplome kugira ngo ubashe kuba wakora application ku wundi mwanya, ntabwo bipfa gukunda mu gihe wujuje profiling 100%. Rero aka kantu abenshi mwirinde kuba mwakuzuza. Reka twikomereze rero kuri iyi myanya igiye itandukanye. Hari umwanya wa automobile, hari irrigation trainer, hakaza imyanya ya special need education. Iyi yose mushobora kujya ku rubuga mukamwayireba. Hari special need and integrated science with education, hakaza special needs and Kinyarwanda with education, hakaza trainer for ceramic and structure, hakaza food processing. Aka kantu ni keza rwose ku bantu bize food science. Hanga mushobora kwa applying rwose mu buryo bworoshye, kandi murabona ko ari under statute. Ni ukuvuga ngo uhabwa kontra ya burundu itagira igihe izarangirira. Hanyuma ahangaha rero mukomeza mukore application. Hakaza food and beverage, hakaza networking and internet technology, hakaza multimedia production, hakaza interior design, hakaza fine and plastic arts, hakaza manufacturing technology, hakaza Kinyarwanda and French, hakaza Kinyarwanda and Kiswahili, English and French. Ahangaha rero nkuko muri kubibona ni level, ariko icyo bakeneyeho ni iki? Kuba warize biriya bintu. Nka tufashe umwanya kuri Kinyarwanda and Kiswahili, murabona yuko bisaba bachelor degree in Kinyarwanda and Kiswahili, ariko warize education. Utarize na education hano baragufata rwose. Ushobora gukora application, amahirwe arahari. Abacikanwe rero mu gihe wenda REB yashyiraga imyanya hanze, hano amahirwe yagarutse rwose. Mwongere mukore application za French and Kiswahili, mathematics, physics, Kinyarwanda, English and Kiswahili, trainer of plumbing, animal health, trainer of forest, trainer for tourism, trainer for entrepreneurship, trainer for chemistry and biology. Abantu bize biology na chimie, cyane cyane hano iyo wize chemistry ukaba utarabona akazi, nyamuneka gerageza amahirwe yawe hano. Level ni 6.1 rwose. Muzi yuko mu bijyanye n'uburezi hano agafaranga kaba gatubutse ni hejuru byibuze y'ibihumbi 250. Mukomeze rero mukore application. Hanyuma hari trainer for ICT. Imyanya yose nkuko nakoje mbibabwira, hakenewe imyanya izashyirwamo abakozi 2307. Murabona kari imyanya myinshi. Hanyuma rero ku bantu barangije secondaire, bantu banki babandi rwose batagize amahirwe yo gukomeza kaminuza, mwaprayinge kuri umwanya wa matron ndetse na patron. Ku mwanya wa patron birasaba iki se kugira ngo ubashe kuba wakwaplayinga kuri umwanya wa patron? Kuri patron rero nta kindi, ko ufite AD mu byo waba warize byose pako warangije secondaire. Ndetse n'uyu mwanya wa matron. Patron ku rwego rw'abahungu, hanyuma matron ni ku rwego rw'abakobwa. Ahangaha nabo bakeneye imyanya myinshi. Ndatekereza ku mwanya wa patron, ku makuru duheruka gukusanya, bari bakeneye abantu 37. Hanyuma ku mwanya wa matron hakeneye abantu 63. Ubwo ni mu bigo bigiye bitandukanye muri RTB. Bishobora no guhinduka imyanya ikiyongera bitewe n'abakozi bagenda bagera muri system. Bibutse yuko rero ubu umukozi wagera muri system azajya ava muri system amazemo byibuze imyaka 3. Mifotora yaradukaniye ahangaha cyane. Niyo mpamvu mukumba gushyiramo imbaraga ndetse no kwita kuri ibyo bintu byose, kugira ngo byibuze niba ukoze application yawe ibashe kugufasha ndetse ubashe no gukora akazi kawe utuje. Hanyuma rero bakire n'abantu ku bize secretariat, school accountants. Abana abantu bize kaminuza, abantu bize ibijyanye na accountant, nabo bashaka gukora application hano. Hakaza icyo bita building construction, trainer of software development. Aba bose nabo bafite za degree za kaminuza A1 cyangwa se A0. Hakaza citizenship, ahangaha naho ko bafite advanced. Hakaza electrical technology, renewable energy, agriculture. Hakaza computer system and architecture. Hakaza geo training and development of teaching learning material
project. Iyi ngiyi yo ni imyanya isaba experience, iyo ntabwo nabakonseya kuba mwakoraho application mu gihe wenda udafite experience iri hejuru. Rero bantu banjye, abantu bize barangije AD mukore application, dushobora no kubafasha hano. Utwandikiye hasi muri comment, ese gukora application byakunaniye, kuzuza profiling yawe byakunaniye, twandikire hasi. Ndetse ushobora no kutwandikira kuri email ya akumus@gmail.com tukaguha amakuru. Hanyuma rero kuri abo bo muri RTB